Fesira, icyo giti ntikizajya kiritangiye cy'imbere ugakataho n'ubundi ku mpande y'isi hano ukagira gatoya. Nese ubufusi impuze iri kujya mu ijana 80 ubugura aho ngaho mu kirombe byonyine. Iri kugera ku 180 ahubwo oya nyine ndavuga kugura hano ku muntu wa wini hano ari kumuhera 80 160 no kwipakirwa bigahita biheza igera n'amahoro yagiye Kigali ari 80. Ubwo si ubu ugiye kugura ku ngofana baza kumubwanga ingungu bayimuhera 3,000 ingungu y'uwo 3. aya no bakamubuza ndaya muri oya mumvura nizara msiko bari ngo ubona extreme bari naye imvura nyinshi ihera hirya urasa kuva hashaka imvura yabiterwa n'icyerekezo aramuza imvura kayo nishaka ariko kutarubi urarya hasha wayiboye aba gupfunyikiye se kukuzana ibiryo barahitari muri umuntu nararya utangiye kurya kirebe ntabwo uri buryo adushaka oya ntabwo ngiye kurya
kire ntabwo uri buri Mira, vamos a hacer dicho, me trae Kaga kai wajyanye sha ugondizane nti kaji kai so wachima jewe umukobwa ntago ariko inde sinageze zaruguru mu rugo hari wagisize mu rugo waraje nacho nabonye ejo ni mugoro twamanakanye nifite ni mugoro twacanye mu rugo
ntukwaze nyosize nakikije kandi kiri mu rugo mwana wavuye mu by'abana ubundi abana nibo bakuze nicyo bita igikariso ikariso ku mutwe ntagipfuka mufite iwanyu ngiye kureba noneho kugira ngo babyemere yego baretse kuganira yasoza ajya kwambara urwanda atarabe so satangira ni kube n'imyaka 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 agani najya mu najya gukuka mu najya mu ariko cyumweru ariko cyumweru
umuntu ashaka kuba azarwiba nta muntu uzevuga baramaze gushyiraho ngo bagashobora barashyiraho ngo bakaba bakungura amategeko maremare aga amategeko yo baranyona ariko ibyo kuyizana bitaga ntuzabona murekera ara ntabaye yose muyasize aha agatuma mu bwoko mu marisage n'abitaki